Umugore ari mu rugo yaje no kongera kureba mu mafoto y'umuryango, aza no kureba mu rupapuro bamusigiye, aza kumenya ko umugabo we n'umwana we bamusize iteka. Yahise yumva mu by'ukuri ameze nk'uwicujije, ahita atangira guhamagara ariko ntibamwitaba, yumva afite agahinda, ahita ahamagara assistant we aramubwira ati bari kwerekeza he? Ababwira ko bari kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akazi ke kose yari afite kuza gukora icyo gihe yahise akareka, aje asanga hari umugore mwiza cyane umeze nk'aho ari kwita kuri uwo mwana, atangiye gufuha uwaje ahita amufata. Ni wa musore bahoze bakundana, ni we wamukurikiye ati tuza, uriya mugore ni umugore bakoranye muri kampani y'umugabo wawe yindi afite yitwa Downstream. Rero icyo yakoze ni kuza gufata ku kibuga cy'indege nta kindi, gusa yumvaga ko byagenda kose hari indi sano bafitanye, yumva agize agashyari, yanze kwizera ko ari umuntu ushobora kuba wakorana business n'umugabo we. Kugira ngo umugore urangango azemere ko umugabo we akorana n'uriya mugore, yamubwiye ko hari kondisiyo imwe, ari uko yanywa ibirahuri byose biri ku meza akaza kubimara. Umugabo byose yahise abinywa nta kuzuyazana no gutinzamo. Ibi byahise bimwibutsa igihe umugore afite ibibazo byo mu nda, aho kugira ngo umugore abinywe babimuhaye, umugabo akajya bita bimunywera ako kanya. Nubwo byabaga ari byo kunywa bitari byiza, ariko umugabo yabikoraga icyo gihe. Noneho yabonye ari kubikora kugira ngo arebe ko yakorerana n'undi muntu, yahise atangira noneho kwita birakariramo, avuga ati uyu mugore ntabwo ari umugore wo gukorana nawe gusa wowe uragiye gukorana nawe ati bikomeza kubinywa byihorere. Gusa umugabo yaratangiye kuhita abona umwitaho bya nyabyo uwo ari we hagati y'aba bose, nta n'ibyo guhindukira. Umugabo yahise ahitamo kwigendera. Umugore ari kuvuga ati ndabizi nibyo asanzwe yigirisha ndabara gatatu, n'undi yamaze kujya hano yagarutse. Umugore mu kubara atangiye kubara avuga ati ndaza kumenya ko yagarutse, abona umugabo n'undi aragarutse. Umugore atangiye kuvuga ati kuki watwaye umukobwa kure, ntabwo ari by'ibintu umuntu w'umugabo yakabaye akora atwara umukobwa we, ntabwo umupapa akakora ibyo bintu. Umugore ati nsaba n'imbabazi, numara kubikora ibyo byose turongera dukora uko dushyingiranywe kandi n'uyu mukobwa umureke nimukorane. Ariko icyo atarazi ni uko umugabo ataragarutse kumureba, ahubwo aragarutse kwifatira telefone ye. Umugore ananiwe kwihangana arangije atamubwira ati ese divorce twahanye cyangwa divorce wansabye ni ukubera uyu mugore? Tangira kuvuga ati njye nari nshoboye cyane kandi ndi mwiza cyane kushura mugore. Ati nyuma yo gushyingira kwa tumara imyaka 8 twanabyaye, uyu mugore nta burenganzira na butafite bwo kuba yakuntwara. Tangira kuva ku mukobwa wabo, umugabo atangira kurakara. Aramubwira ati mu by'ukuri nugeze wita ku mwana wacu, ntago wari umukwiye, ntago ugize uwo mama ukwiye. Gusa muri icyo gihe baje kongera kubahamagara, ari kumubwira ati twagiye kujya gutora umwana wawe ku ishuri uko yatubwiye, dusanga naho ari turamubura. Atangira gupanika ati byagenze bite, byabaye gute? Gusoza ukunda n'umukunzi we yatangiye kubwira ati ni gute umugabo nkawe utita ku mwana utamenye kujya kumuzana ku ishuri yabakwiriye kuba papa. Tangira gutenya avuga ati yatagiye kumufata ntago yakabaye ari mu biganza byiza. Nibwo umugabo yese amenya ko ashaka ko ari mu modoka y'umugore we. Umwunganizi w'umugabo mu kazi yese ahangayika ati hanze harakonje cyane, ati umukobwa ntiyaba yamaze gukongerwa ameze nabi. Baje bageze ku modoka basanga umukobwa ubukonje bumereye nabi kubera imbeho. Gusa umugore sabaga ati ngene nashyizeho hita yakabaye yagumye ashyushye, ngiye numvaga aguma ashyushye. Gusa kano kagabo bahoze bakundana niko kaje kahita gakuraho hita bituma imodoka ikonja. Yumvaga ko kano gakobwa gato kabaye gapfuye yatsindurira mugore akemera gushyingirana nawe. Bidatinze akana bakazanye mu bitaro kugira ngo ariko bakitaho. Kubw'amahirwe ubushyuhe bw'umubiri barongeye basuza ku murongo, umwana arongera amera neza. Muganga se anabwira ku burwayi umwana wabo afite mu mutwe. Umugore akavuga yuko ari umugabo uteteye ku mwana wabo. Gusa umuganga akavuga ati iyi kondisiyo imaze imyaka irenga 2 ihise. Bagusubije inyuma muri imyaka 2 ihise, umwana yakundaga kuza kubwira nyina afite ubwoba atereka bararane nyina kanga, akavuga ati ufite imyaka 6 umaze gukura ugomba kwiryamana wenyine. Ati rero kubura urukundo rw'ababyeyi no kumwitaho byaze kumutera ibibazo byo mu mutwe. Umugabo acyumviye byose yumvaga ko uyu mugore adakwiye kuba nyina w'umwana wabo. Gusa bidatinze umuganga yahise yinjira azanye ibintu by'ibipapuro babwira ko bagomba kuzana umuganga ugomba kumukansoringa, kuba bamuganiza nyine bakumva uko ameze. Byeyi bakeneye kubanza akabyemeza akabisinyira, abazanye nawe umwana uwo ari we. Ako kanya nyina ndetse n'umukobwa mu business woman bose bavugira rimwe ati ni ba nyina. Gusa agakobwa katunze umu business woman hano ati ni mama wanjye. Umugore agashyira kahise kamwicara arakara cyane kubwo kumva ibyo batangiye kumubwira, atabyumva neza uburyo atangiye kumwivangira. Ararakara atangiye kumubwira ati wa mugore we nawe ibintu uri kuvuga ntabwo byumvikana ko uyu mwana namutwisa amezi angahe yose. Undi akamubwira ati ntabwo wari umukwiye, nubwo wamutwisa amezi yose ariko ntabwo umukwiriye, kuko anavuka ngo nigeze namuterura kuva nakuze ntiyamwiseho, ntiyari yitaye no kumenya ibyo umukobwa we yaba akeneye byose. Ati kandi yajyaga namutegeka kutamwita nyina ahubwo akamwita anti mu bantu. Acyumva ibyo umukobwa w'umubezi w'umwana amubwiye atangira kwiregura avuga ati uburyo umugabo wanjye yafataga ntabwo nabyumvaga kiriya gihe, atariko byatumye nyine nabitaho iriya myaka yose
yose yatambutse, ariko ndashaka ko twiyunga, njye ndisabira imbabazi. Umugabo nta no kuzuyaza ese mubwira ati reka ntibishoboka, ati kuko ndabizi mu by'ukuri ntago wigeze wita hagati yanjye n'umukobwa wacu ngo witeho n'umwe, akaba yatahaga atazi ko hari n'umuntu umutegereje mu rugo. Ubwo yahise amubwira ati wakabisubiza amerwe mu isaho kuko ibyifuzo byawe ntabwo byakagezweho. Wasigaye hano asigaye amubaza ati so bikoze kugira ngo urakaze mama wawe? Gusa akana kababwiye ati ntago njye nabikoze kugira ngo murakaze, ahubwo njye nibyo nifuza ko mbera mama. Umugabo yamenye ko kugira ngo ahereze umukobwa we kubaho ameze neza, urugo rwiza, yaravuze ati ngomba gushyingiranwa n'uyu mugore. Gusa ku rundi ruhande umugore yari aho ngaho ari kwibaza ati ni gute umugabo wanjye yagaruka yuva umutima umenetse atazi ibiri kuba. Ako bahise bakundana kaje gafite ibintu kazana ibintu bita cilantro. Gusa ntago yibukaga ko uyu mugore azanga, nibwo yaje kumenya ko igihe cyose cyari gishize aka gahungu ntago kigeze kamukunda habe na gato, nabwo kamwitagaho kuko ngiye aba ari umugabo we ntago ari gutuma arya ibiryo byose bibonetse, kuko ngo umugabo yajyaga amwitaho akanamutekereza ibyo byiza buri munsi, akamutegereza kugira ngo asange yabitunganyije. Akagabo kakomeje kumusaba imbabazi atumva kuba nagiye hanze mbere yuko ubukwe buba nkajya kwiyigira. Kahise gakuraho impeta gatangira kumuporopoza. Umugore akibona ibyo byose byabaye yatangiye kumva yicuza ukuntu yirengagije umugabo w'imyaka irenga 8 ku kigabo cy'igicucu nk'iki ngiki. Nibwo yaje no kuvumbura ko muri iyo myaka 8 iki kigabo cyamubeshyaga, kitari cyarigeze kijya hanze kujya kwiga, ahubwo cyari cyaragiye gushaka undi mugore. Nyuma y'uko uwo mugore cyagiye gushaka umugore yari akize, nibwo cyafashe umwanzuro wo kugaruka kuza gutesha umutwe uyu mugore, iza no gutuma uyu mugore akigira vice president. Ntago yari azi ko kizamufata nk'aho ari ikigoryi, agatuma bangiza imitungo ya kampani yose. Umugore nibwo arakimara kubona amabara ye ya nyayo, nibwo yahise tayari anyweza muri gereza. Umugore yumvaga ko amaze gukura mu nzira umuntu umugabo we yangaga cyane. Ubwo rero yahise yumva ko umugabo akwiye kuba yamugarukira akamugarukira ku ruhande rwe. Gusa icyo atarazi ni uko umugore we yemerewe gushyingirwa n'undi muntu umukobwa yashakaga. Yahise aza gufata umugore bari bemeranyije kuza kubana kugira ngo baze kujya gusinya amasertifika. Bitunguranye yasanze wa mugore wari ugiye kumwunganiza we muri business yamwiteze rwose agira ngo babane neza. Yahise amubwira yuko amukunda yambaye ikanzu y'ubukwe, kuko n'ubundi bari baranakuranye baraniganye, bivuze ngo bari banazaranye bigiye kure. Nyuma ya graduation bigeze no gutangirana nyine iyo kampani, yarazi ko nyine umugabo yari akunze undi mugore, niyo mpamvu yarazi ko bitazamworera kwibagirwa bakundanye. Gusa icyifuzo ngo cye cyo gushaka uno mugabo ntago cyari cyararekeye. Yahise asezeranya umugabo ati nzagufata neza n'umukobwa wawe cyane. Koko abari aho bose bahise babyishimira, bumva birabashimishije cyane. Umukobwa ahita abwira se atemera vuba vuba. Umugabo akijya kubyemera, umugore yahise aza mu kanzu y'ubukwe aje kubidobya amusaba ko atashyingiranwa n'uyu mugore. Gusa birangira n'undi amukatiye kuko yari yamaze kubona umwitaho yita no ku mwana we.